Icyangugu rero ni naho jenoside, ni hamwe mu jenoside atangiriye mbere ku itariki 7 z'ukwa 4 abatutsi barishwe Kamembe batangiriye kuwa rushinzwe ubuvuzi muri prefecture. Dr Nagapfizi wari uhagarariye inzego z'ubuzima muri prefecture ya Cyangugu. Dr Nagapfizi Nyasi niwe bishe saa 4 z'amanywa za mu gitondo. Cyangugu rero nishe kare. Hari indege yari yaguye hano se? Indege Habyarimana yageze gwa hano gashira bwo. Yigeze igwa Kamembe kugira ngo bajye kwica Nagapfizi, bice niyo nzima n'iseti n'abandi batutsi barishwa ngaho ku itariki 7. Mwana bitubwiye no mu buhamya uburyo ku itariki 12 Mata kandi nibyo ahenshi cyane abatutsi bari batsembwe muri prefecture Cyangugu, Nyamasheke, Rusizi. Ntaya ndege yari yahageze. Byaturutse he? Kuri rya ronda bwoko yangenga bitekerezo y'urwango natangiye mbabwira kare, niyo yatumye aba bantu bino bagira urwo rwango no kwica mu buryo kandi bubi kandi bwihuse. Soze rero ku ngingo ngiye gusorezaho iminota 2-3 cyangwa 5 daye kuko irakomeye. Ni ingingo irebana n'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, ni ingingo irebana no kwibasira ubuyobozi bw'u Rwanda, kububeshyera no gushaka kubwangisha abaturage. Dufite abantu harimo abakomoka muri aka karere, tuturere twombi Rusizi na Nyamasheke, basa nk'ababigize akazi bahemberwa, akazi kabatunga. Ikijyanye no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda, ikijyanye n'ironda bwoko, ikijyanye no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, hari abantu bari mu mahanga bakomoka mu tuturere babigize akazi. Mufitemo abapadiri harimo ibikonyozi by'abapadiri nka 4 cyangwa 3. Witwa Nahimana Thomas, uharuki mubabwira afite agashyaka ngo yashinze, mujya murumva banavuga ngo afite na guverinoma yashyizeho ngo ikorera mu buhungiro. Guverinoma yakorera mu buhungiro ikagera hehe, igakora iki, imaze iki, iva hijyahe. Akagira undi mugenzi we nawe ngo ufite akandi gashyaka witwa Murengera Ntwari Theophile, mperuka ba mu Budage ariyo avugiriza induru. Hakaba undi we rwose mu iki gihe ubona agomba kuba bihemberwa n'abantu, witwa Rudakemwa Fortunatus w'Imwezi. Bagafashwa rero n'undi munyapolitike witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney. Ndahagarira kwabo gusa, nabaha n'undi rutonde rw'abandi bumva aho bicaye mu mahanga bashobora mwebwe abaturage mufite ubuyobozi bubakunda bubakorera, bagejeje ku iterambere muzi, bakibeshya ko bashobora kubashyiramo ikinyoma cyabo mukacyemera. No, nibikunda. Aba bantu rero ndagira ngo ahubwo mbabwira bari bo, birabafasha no kujya musesengura no kujya musobanukirwa no kutabeshwa n'ibihinda. Imiyaga ngo ize ibatware. Umwabonye Rudakemwa yambaye kandi bambara hano ariho ababwira yigisha kuri YouTube, mukeke ko ari kirimo ntacyo. Nironda bwoko ryabarenze ryabasabitse gusa, ryani ryabangira abatware ryabinje mu kera nababongwa n'ubusa. Padiri Rudakemwa Fortunatus avuka ahitwa Nyamubembe, murahazi, paruwasi ya Mwezi, aho zari komine yitwa Nyakabuye muri Rusizi. Yahawe ubupadiri 88, ajya gukora muri paruwasi ya Mibirizi, nyuma ajya muri paruwasi ya Cyangugu, hava muri 93. 93 yoherejwe kwiga i Roma, kwiga ibijyanye n'amateka ya Kiliziya, Histoire de l'Église. Arangiza amasomo ye, ariko arangije amasomo mu gihe yandikaga igitabo biremewe kuri ubushakashatsi bwo kwandika igitabo, kuba wabikora utari mu mashuri. Bamwohereje rero kuba muri paruwasi mu majyepfo y'Ubutaliyani, paruwasi yari ifitanye umubano na diocese ya Cyangugu. Aragenda bayo, hanyuma abakristo baje kumurega yuko yibye amafaranga ya paruwasi. Icyo mugifate kuko ntimukize, mujya mubona nabigisha, mujye mumenya ko ari igisambo cyambaye ivara.
abakristu bamurega ko bamuregera musenyeri wa diocese Regio Calabria ko yafashe amafaranga ya paruwasi ayaguramo imodoka igezweho ndetse anigurira ibikoresho biryoshye byo mu nzu birimo televiziyo n'ibindi. Abakristo barabimurega bati uyu mupadiri ntabwo ibyo akora bijyanye n'umwuga wa gipadiri, nasubira iwabo tuvire muri diocese. Diocese ya Cyangugu irahanyanyaza, basaba yuko bamubabarira ntagarurwe mu Rwanda akabanza akarangiza amasomo ye. Icyakora baremera ko yarangiza amasomo ye, bamwimurira mu yindi diocese. Hanyuma ya masomo yarangije aranga arakomeza mu Butaliyani, ariko ntawuzi icyamuzanye, aza kugeraho aremera arataha. Agaruka mu Rwanda yahabaye umwaka umwe gusa, ubwo ni nyuma ya jenoside. Noneho ageze mu Rwanda, Musenyeri Bimenyimana Jean Damascene wa nyakwigendera wayoboraga diocese ya Cyangugu amushinga kuyobora paruwasi ya Mururu. Aho Mururu rero niho yabaniye na Padiri Thomas Nahimana. Ariko mwumve ko yavuye mu Butaliyani yibye amafaranga y'abakirisitu. Cyo ntimukibagirwe mu gifate. Aje ageze Mururu we na Padiri Nahimana Thomas yarashinzwe discipline no kuvuga ni nako yari prefet des études, yarashinzwe amasomo. Aba bapadiri batangiye ku buryo bukomeye gufata abana b'abaseminari babangisha ubuyobozi, babashyira mu rwango, babigisha ingengabitekerezo ya jenoside, babashyira mironda bwoko rikomeye cyane. Biragaragara ikibazo kirakomera ko abana bariho bigishwa urwango, ndetse n'inama za diocese zigaterana zikiga iki kibazo. Noneho ba diocese za gufata icyemezo cyo kuhabakura mu seminari ya Rusizi kubera ironda bwoko bariho bigisha abana, babohereza mu mahanga, babohereza mu mahanga. Sinzi impamvu batarebye ko babajyana wenda nk'igihinde muyaga cyangwa isovu ngo bakore umwiherero babagorore, babajyana mu mahanga. Rudakemwa ajya mu Butaliyani, Nahimana ajya mu Faransa. Bageze mu Faransa rero urwango bararukomeje, ahubwo babonye umwanya wo kurukora ku buryo bweruye. Bashinga urubuga kuri internet bise umuhanuzi, le prophète mu gifaransa. Urubuga rwitwa le prophète baragiye bigishirizaho urwango rukomeye, bibasira abatutsi, bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda, bibasira abapadiri b'abatutsi bo muri Cyangugu. Jenoside bayitesha agaciro, bahimba ngo indi jenoside yakorewe abahutu. Mbega ibintu bibi cyane. Na n'ubu rurubuga ruracyariho, Rudakemwa aracyarukoresha, Nahimana aracyarukoresha. Iki kibazo none cyongera kwigwa mu nama ya diocese ya Cyangugu yitwa synode ihuje abapadiri bose, basaba yuko abapadiri bahagarika ibi bintu. Rudakemwa aravuga ati abanza kubeshya ko yabihagaritse, ariko ntiyabikora, birakomeza. N'ubu rurubuga ruracyahari. Ariko Nahimana ubwo yaje gukomeza ashinga rya shyaka rya politiki, aranerura avuga ko yiyamamaje kuba perezida, muzi ibyo byose, ariko abeshya, muzi n'ibindi binyoma yagiye ahimba bitari bike kandi bibi. Rudakemwa rero amaze kubona ko mu Butaliyani bamuvumbuye, yarimutse. Wasanga ubwo yenda afite n'andi mafaranga yibye mu Butaliyani, arimuka aragenda ajya muri Canada. Ubu niho ari muri Canada. Rero icyakora ubu ngubu nuko imbuga nkoranyambaga zaroroshye, wari wese ashobora gufata YouTube, ukajyaho ugashinga YouTube ukavuga ibyo ushaka. Ushaka kuvuga ibyiza ukigisha nk'ibitiro tuvuga, ushobora no kwigisha urwango, ariko ntimuzabikore mwebwe. Rudakemwa yahisemo ibyo ngibyo. Ikibazo rero Padiri muzamutubwira, simugutumyeho, wenda ni mugenzi wawe nushaka uzamubwire cyangwa uzamureke, sinzi kuko yarenze nihaniro. Ariko nimujya mubona bene nk'uyu wambaye nk'uko wambaye uwo nguwo wadusengeraga, noneho ari kubwira isi yose yigisha urwango, yigisha ikinyoma mu izina ry'Imana, mu izina rya Kiliziya. Aba batera igitutsi nuko muzerewe mu mwamagane, ubwere muti ntuduheho, tubyiho uvuga ntuduheho rwose. Ariko yigisha urwango rukomeye. Icyo akangurira abaturage nuko batamwumva kandi ntibagomba no kumwumva. Akangurira abaturage kwigomeka ku buyobozi. Abaturage bahabwa serivisi z'ubuvuzi, bahabwa amashuri, bakorerwa imihanda, ibikorwa remezo byose, bahabwa iterambere igihugu kimaze kubagezaho cyiza. Umuntu wicaye muri Canada
utunzwe n'udufaranga tw'abazungu akababeshyeshya ko mwigeze kujya mu bupadiri bwa muri 1988 kugira ngo mwumve ko hari icyo kibigisha. Mujye umenya ko uwo muntu yatatiye igihango icyo cy'ubumuntu, atatira igihango cya kiliziya n'icy'Imana beshya ko yihaye. Bene abaro ntimukabumve. Mugenzi we wundi witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney. Ndagijimana Jean Marie Vianney nawe izina murarizi, ni umunyacyangugu. Yagize imirimo myinshi, yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia no mu Faransa guhera muri 1990 kugeza 1994. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda FPR maze guhagarika jenoside yamugize minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Baramuhamagaza araza koko azi Kigali, ariko nyuma y'amezi 3 mu kwezi kwa 10 1994 yibye amafaranga y'amadolari 200,000. Aya mafaranga rero mwavuga muti mu 200,000 minisitiri yahuriye he nabyo? Muri 1994 igihugu cyari kitaragira ubushobozi bwo kwiyubaka nk'uko kimeze ngo kibe gifite za banke ngo twoye kujya tugira nkaho durana n'amafaranga. Banke ubu ngubu umuntu yohereza amafaranga akajya hose ku isi utayakoze mu ntoki nta nuhura nayo. Icyo gihe rero muri 1994 mu kwezi kwa 10 abantu bakoreshaga amafaranga mu ntoki. Leta rero amafaranga make yari ibonye 200,000 barayamuhaye ajyanye na n'indi delegation y'intumwa z'u Rwanda zari zigiye muri Amerika, bati bamuha amafaranga nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo yajyane muri ambassade Washington na New York, ambassade zishobora gukora. Yarayatwaye, noneho aza kwepa bagenzi be, afata amafaranga yurira indege ajya mu Faransa arayatwara. Mwumva icyo cyaha cya mbere. Kandi Twagiramungu Faustin icyo gihe wari minisitiri w'intebe niwe wa mbere wamaganye ko Ndagijimana yatwaye amafaranga, aranabivuga. Ari minisitiri w'intebe umunyacyangugu mwene wabo. Ubu Ndagijimana ajya avuga ngo ibimenyetso ko n'ibyo mafaranga biri hehe. Ikimenyetso cya mbere nicyo ngicyo, nuko minisitiri w'intebe wabyemeje ni Twagiramungu mugenzi we bakomoka hamwe, kandi ntabwo yigeze yamagana Twagiramungu avuga ngo aramubeshyera. No, dufite n'inyandiko zindi n'izitangazamakuru nk'ikitwa AFP, Agence France Presse, nacyo cyanditse ko yibye amafaranga muri 1994 ntiyigeze akirega kandi ari mu Faransa. Ubwo umva natanze ibindi bimenyetso bitari twebwe ko twebwe atwamagana nyine. Ariko si ibyo gusa, ibyo ni byakoze muri 1994. Nk'ayo mafaranga yafata akazana hano Rusizi Nyamasheke, muzi ibikorwa ari gukora 200,000 by'amadolari icyo gihe. Yari gukemura byabazo byose Kayisira tubwiye hano. Yari kubaka amavuriro, ibitaro bitagira ingano, ariko yahisemo kuyakubita iposhe jugujugu no mu Faransa. Mu Faransa rero ari ambasaderi ntabwo ari byo hakoze gusa, hari igenzura ryakozwe ku itariki 31 z'ukwa 7 kugeza ku itariki 5 z'ukwa 8 muri 1995 muri ambasade y'u Rwanda mu Faransa, igihe Ndagijimana yari ambasaderi. Baza kugaragaza ubujura bwinshi yakoze, harimo 3 ngiye kubaha. Icya mbere basanze yaragurishije inzu yaratuyemo kandi ari ya leta y'u Rwanda. Nukuvuga ko ba ambasaderi haba igihe leta igura amazu abadiplomate bazabamo. Inzu rero leta y'u Rwanda, ambasaderi y'u Rwanda yabaga mu Faransa, leta y'u Rwanda yiguze mu mwaka wa 1989 iyigura $3,750,000 by'amafaransa y'icyo gihe. $3,750,000. Ntabwo nzi neza imibare aho y'ubu ngubu ko bingana, ariko ushobora kuba ari hafi nka miliyoni nk'eshatu z'amadolari icyo gihe. Ni igiciro cy'inzu. Noneho rero muri 1992 iri genzura ryasanze muri 1992 ni muri cya gihe amashyaka menshi ariyo yari afite za ministeri na za ambassade. We rero yari yaragiye nk'uhagarariye MDR. Ahageze iyi nzu yayigurishije muri 1992 ayigurisha $1,685,000 by'amafaransa. Nukuvuga hafi miliyoni n'igice y'amadolari. Arayigurisha ku giti cye nk'ambasaderi. Amafaranga ntiyahaye leta, yayakubise poshe. Miliyoni.
ahubwo sinzi yagombye kuba ahubwo ngo bagenda mu ndege agenda muri jet privé n'aya mafaranga. Noneho ministeri rero yarabimenye, ministeri y'ububanyi n'amahanga yarabimenye. Icyo gihe ministeri y'ububanyi n'amahanga yaborwaga na Marc Rugenera, muramuzi Rugenera Marc, ubu afite abi Kigali hariya, yari mu ishyaka rya PSD. Bamenya ko ibi byabaye, basaba ambasaderi Ndagijimana yuko yasubiza aya mafaranga kandi ubugure akabutesha agaciro. Arabyanga, ntiyabikora. Ikindi cyagaragajwe n'igenzura nuko no mu kuyigurisha ntigeze akoresha igena agaciro kugira ngo agaragaze byibura agaciro nyako k'inzu. Mwumva inzu yari yaraguzwe miliyoni 3,750 by'amafaransa, akayigurisha miliyoni 1,685. Yahitesheje agaciro kw'icya kabiri. Urumva ushaka kwiba no kugurisha nyine yagurisha make kugira ngo ayavanemo. Bon, icya kabiri, iri genzura ryagenye no muri bareba konte za ambassade, basanga ambassade y'u Rwanda mu France ari ifite konte ebyiri. Imwe muri yo yakoreshwaga na Ndagijimana ubwe n'umusirikare mukuru wabaga mu France wahoherejwe na leta y'u Rwanda witwaga Colonel Sebastien Ntahobari. Sebastien Ntahobari avuka muri Butare, nibo basinyaga ku ikonte. Iyi konte iranyuzwaga amafaranga menshi cyane, niyo yakoreshwaga mu kugura intwaro hirya no hino, agasinywaho na Ndagijimana na Ntahobari. Amenshi rero bagiye bayagabana ku buryo bigeze muri 1994 bariho batsindwa, uho hari na kontra bagiye basinya n'uwitwa Colonel Barir, babeshya ko azabagurira intwaro ariko amafaranga bakayigabanya. Iri ni igenzura ryabyerekanye, raporo turayifite ya audit. Noneho icya gatatu nuko Ndagijimana muri aya mafaranga menshi yibye yageze naho ubujura bugeraho burengeje mu buryo n'umukozi we wo mu rugo kandi wahembwaga ubundi leta yishyurira abadiplomate n'abakozi bo mu ngo. Umukozi we wo mu rugo yamwambuye umushahara w'amezi 18. Amezi 18 umuboyi. Mwumva umuntu wibye za miliyoni z'amadolari akambura umuboyi ibihumbi 77 by'amafaransa. Umuboyi wo mu rugo, ubwo ni nk'amadolari 60,000. Aya mafaranga rero mwavuga muti yayibye ateze. Yafashe amafaranga ko ari wasinyaga kuri konte n'uyu witwa Ntahobari, ayashyira kuri konte ye y'ubwe nyirizina, konte ye y'ubwe wenda Ndagijimana. Aho kuyaha umuboyi akayashyira kuri konte ye, ntiyamuhemba. Uyu muboyi rero yaje kwishyurwa na leta y'u Rwanda nyuma aho jenoside hagarikiwe, kuko buriya bavuga ngo leta isimbura indi. Aho bigaragara uyu yarareze yasaba yuko yakwishyurwa umushahara we, basanga ko atarishyuwe, Ndagijimana yarayihembye, muboyi baramwishyura. Mwumve umuntu ubu ngubu ucyambara karavati akajya kuri YouTube akabiyereka, agatangira kugira icyo ababwira. Yarakoze ibi ngibi, mujye mumureba mumwandikire musubize muti turakuzi. Wamujura we, zana amafaranga y'igihugu watwaye, igihugu kirakeneye ngo kiteze imbere, natwe turakeneye yishyure mituweli z'abaturage n'ibindi. Reka nsoreza rero, izi ngero zifatika nazibahaye mu rwego rwo kubereka uburyo abapfobya jenoside banyura mu nzira nyinshi zirimo gusebya ubuyobozi bw'igihugu, zirimo gushaka kwangisha abaturage leta kandi bagamije inyungu zabo bwite. Aba barashaka guhisha ubujura bakoze, abandi banahimana barudakemwa barashaka guhisha ironda bwoko ryabarenze, bifuza kongera kugarura muri iki gihugu twe twubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda bose. Barashaka kutugarura muri urwango rwabo, biduhaho rero urwango rwabo, nibarwihamanire. Namwe mujye rero mumenya gusesengura, murebe ibyiza bw'ubuyobozi bwa leta yacu, muyishyigikire kuko ni leta yacu yanyu, si yundi. Ni ubuyobozi bwiza buha umuturage ijambo, buha umuturage agaciro, buha umuturage icyubahiro yambuwe imyaka yose. Aba bantu ubundi ntabwo muri cyangwa guhagombye kuba harabaye nk'ibi ndiho mbabwira.
benshi barabatijwe. Paruwasi ya gatatu ni Mibirizi yashinzwe mwaka w'1900 nakomenya ari ya kabiri 1900 ni ya gatatu. Save zaza Mibirizi 1903 yagombye kuba nta kibazo cyahabaye cyo kwica nk'ibi ngibi. Iyo urebye ama methodiste bashingiwe Ikibogora, nabwo none mwaka karere idini raje ritangiriye Ikibogora mwaka 1942. ADPR ahoze muyivuga ifite n'insengero nyinshi cyane muri Nyamasheke na Rusizi. ADPR nawe yatangiriye Igihundwe. Dufashe nk'ayo madini atatu gusa yatangiriye mu gace gatoya ka prefecture imwe. Abaturage abakristo bayayobotse n'abakristo bagombye kuba barabanye koko kivandimwe, bakumva ko bahuriye mu mwuka wera, bahuriye muri Yesu na Yezu. Ariko bamwe barafashe bica abandi, na bamwe mu bayobozi b'amadini bica abandi, bica n'abakristo. Umwe mu batangije ADPR Cyangugu Pasteur Nsanzu Rwimo niwe wisha abantu Igihundwe. N'ubu we afatanyije na Rudakemwa mu gupfobya genocide mu Bubirigi. Abo bantu rero nimujya no gusenga, mujye munasaba n'Imana ibatandukanye n'ibitekerezo by'abo bantu. Musenge Imana mu bundi buryo, kuko aba baracyafite abo babeshya, baracyafata udufaranga bakagira abo batwoherereza mukumva ko ari icyo bakibabwira. Aba bariho barakora ibintu bibi. Reka rero nsoreza ahangaha, nasoza nongera kwifuriza gukomera, kuko amateka nk'aya iyo tuyagarutsemo abashaririye kandi aremereye. Ndanabizi yuko niyo tuvuze ibimenyetso nk'ibi hari abo bikomeretsa. Abo mu miryango y'abantu ntimugakomereke, ahubwo mujye bibaha imbaraga zo gukomeza mwebwe kwerekana yuko ibitekerezo bibi mwatandukanye nabyo, ko mwubaka igihugu cyacu cya twese cya buri munyarwanda kizira urwango. Bityo aba bana bo mu myaka iri imbere bazajye n'abuzukuru babo aya mateka bayibuka, ariko rwose bari mu kindi gihugu kimwe abakurambere bavugaga ngo gitemba amata n'ubuki. Dukomeze twubaka u Rwanda rutemba amata n'ubuki, u Rwanda rwa twese, rutari urwo Rudakemwa ashaka na Ndagijimana bashaka. Murakoze.